bitajyanye n'ibyo wavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo nanavuze. They were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Yego nicyo nahoze mvuga. Why can't the minister's statement be questioned? Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho amaze iminsi yitwara neza. Uko mubibona football final yabiri mu murongo muyifuzamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ko ntemeranya nawe. Reka nkubwire ikintu kimwe, niba warakurikiye ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru kuri 24 ushobora kuba wumva ko wacyumvise cyose, kandi birumvikana cyari live, cyatambutse mu Kinyarwanda, mu Gifaransa no mu Cyongereza, mbese mwese mwaracyumvise abenshi. Ariko hari ikibazo, ese twese twabonye ibintu bimwe? Kuko hari ibibazo byabajijwe, ibisubizo byari bitegerejwe, gusa hari utuntu twagiye tubahagataho dushobora kuba twarabanyuze hejuru. Urugero, Scovia yaje kuganirwa hati imbere ya Perezida Kagame kuki kibazo cy'umupira w'amaguru cyahindutse nk'uko Kagame nyine avuga ati oya ntabwo ibintu bimeze neza uko mbibona. Kandi ibya kibingo cyangwa se ibyo twita ibyuma, hari umuntu wibaza kubahombye nyine kubakiriye igihombo. Kagame wahita asubiza ikibazo mu kindi cy'ingenzi cyane. Ndashaka rero gufata utuntu twatumye nje mvuga ni ibi byo birakomeye. Feature Scholars. Murakaza neza rero. Reka dutangire kuri Scovia kuko hari nyine ibi bintu byari bishimishije cyane urebye kuri iyi case yewe. Niba utari wayebonye, hari ikibazo cyari kimaze iminsi kiri hagati nyine y'umunyamakuru Scovia Mutesi muzi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Scovia yari yasobanuye mu Kinyarwanda ibyo Minisitiri yari yavuze mu Gifaransa nyuma y'uko Minisitiri anenga uburyo byasobanuwemo. Noneho Kagame ubwe abaza Scovia kuri iyo story, nyine kuri iyo story mbega yabo bombi. Aha nge nari kuvuga ni iyaba ndiyo rero. Okay, none iyi meeting cyangwa se iyi nama irushijeho gushimisha, it's become more interesting kuko ntabwo ari buri munsi nyine ubona iki kibazo cy'umunyamakuru na Minisitiri kinjira mu kiganiro cya Perezida. Even ubundi binyine ntabwo ari ibintu bikunda guhura cyane, ariko Kagame we ntabwo yayisagira ngo umwe ni uri mukuri cyangwa se undi ari mu makosa maze ibintu ngo birangirira. Oya, yagiye ku kintu kimwe cyoroshye cyane. Amakuru y'umuyobozi ashobora kugenzurwa n'umunyamakuru, mbega icyo. Kandi yavuze ko Minisitiri atari umuntu ufite monology cyangwa se ndabyita nko kwiharira ukuri, ku buryo ibyo nyine yavuze bidashobora kugenzurwa. Ariko icyo navuga nuko iki gice cyangwa se igice cyari gifite ibintu bibiri. Hari ikibazo cy'uko inkuru yasobanuwe, ariko hari n'ikindi kibazo cy'uko ikibazo cyakomeje kugeza ndetse gihindutse nk'intambara y'amagambo hagati y'aba bombi. Kagame we yabibonye rero nk'impaka zitari ngombwa gukomeza. Ariko rero hari interuro rimwe gusa yagaragaye aho yabwiye Scovia ati wowe utakirengagiza cyangwa ngo wibagirwe. Yamubwiye ko Minisitiri rero ari wagombaga gusaba imbabazi kubera kuvuga amafuti, aho Scovia ari we wasabwaga kuzisaba. Urumva ukuntu rero ibyo bihindura inkuru, kuko umuntu wari ukurikiye gusa ashobora kuvuga ati Scovia na Minisitiri baratonganya. Oya, ariko iyo urebye neza rero hari isomo ririmo kandi ugomba gukuramo. Niri umunyamakuru ashobora kugenzura ibyo umuyobozi yavuze, ariko na ubwe agomba kwitonda. Mu yandi magambo, nubwo agomba nyine ushobora kugenzura inkuru y'uwo ari wese, nta nubwo ari ku buyobozi gusa cyangwa se ku banyamakuru n'abayobozi, ahubwo nyine mbere y'uko uvuga you have to be careful ku bintu ugiye kuvuga. Ntabwo ari ibyo ngiye gutindaho rero, ahubwo aha nge sinshaka kukubwira ngo Scovia niwe wakoze neza cyangwa Minisitiri niwe wakoze neza, ahubwo ikibazo ni iki. Iyo umunyamakuru asobanuye amagambo y'umuyobozi mu rundi rurimi, accuracy cyangwa se ndabyita ubushishozi bugomba kugera hehe. Ni nk'ari kibazo nakubaza. Icyo nicyo rero kibazo n'ubundi nyirizina. Reka ibyo mbireka, ahubwo reka tuve kuri diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga gatoya, tujye ku kintu abanyarwanda bashobora kuvugaho amasaha abiri batanari ariko bakagoma kubyihangana, kuko aha ntabwo hari akantu ahubwo ni ikintu. Umunyamakuru abaza Kagame
niba football y'u Rwanda igeze aho yifuza, kandi nje nza kuba nyine iyo mba ndaho nari kubanza kwibwirane ubu aravuga ngo yes ibintu byose bimeze fresh, nyine niko natekereje ko agiye kuvuga, ariko mu magambo yaraterura ati oya. Urumva rero ntabwo ari yego mu gisubizo nyine nk'uko nari nagiketse. Turimo gutera imbere rero, igisubizo ni oya. Aha niho ikibazo kiba, kuko abantu mwamwe bareba football bakavuga bati amakipe yacu aratsinda, ibintu mbega biragenda neza, ariko we yarebye kure ndetse ku shusho nyine rigaragara, areba kurushaho nyine nk'umuyobozi w'igihugu, aravuga ndetse yavuze ko umusaruro ukiri hasi, ndetse agaruka ku bibazo by'imikorere n'imyumvire iri muri football. Hari naho yagarutse rero ku marozi n'ibindi bikorwa abona bidakwiye kuba ndetse mu mupira wacu. Noneho reka nkwibarize, ese football y'u Rwanda ifite ikibazo cy'abakinnyi gusa, cyangwa hari ikindi kibazo wenda cya ecosystem yose muri rusange muri football? Kuko niba ufite umukinnyi mwiza na management mbi, umukinnyi mwiza, coach mwiza, ariko hanze y'ikibuga ibintu byose bikaba umwanda, ntabwo football rero iba yagize ikibazo cy'umukinnyi umwe. Aha niho igisubizo cya Kagame rero cyari gishimishije kurusha umutwe abantu bashobora gufata. Noneho reka tuje kuri bya kiwingo, kuri bya byuma. Aho ndetse hari umuntu wabaje ikibazo gisa n'iki: abantu bafunze inganda, abacuruzi barahombye, ibyo bihombo byo bite? Kandi umuntu yashoboraga kwitega igisubizo kijyanye n'amafaranga, kandi ko kurebye akenshi niko abantu baba batekereza. Ariko Kagame ahindura icyerekezo cy'ikibazo vuba vuba. Basically ati mbere yo kuvuga ku wahombye, tubanze tuvuge ku buntu cyangwa se ku muntu wapfuye cyangwa wangijwe n'ibyo biyobyabwenge. Niko ndabyita, nyine ni ibinyobwa, ariko it can be treated as drugs, nyine byafatwa nk'ibiyobyabwenge, kuko dusanzemo nyine tubanze tuvuge ku muntu wapfuye cyangwa wangijwe nabyo. Kandi yavuze ko ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byagiye bihitana abantu benshi. Ntabwo ari mu magambo ye gusa, ahubwo ayo ni amakuru muzi n'ubundi, ahubwo turi kuri iki kibazo n'ubundi. Ahanje nti ubu ikibazo ntabwo kikiri inganda gusa, ni ikibazo cy'ubuzima. Ariko reka nkubaze ubundi akabazo kamwe: ese kurinda ubuzima bw'abantu bigomba gutuma business ihagarikwa ku kanya, cyangwa hagomba kubaho ndetse uburyo bwo gukemura ikibazo butabangamira cyane abantu bari muri izo business? Icyo ni debate rero ndende, iyo ni debate ndende twabiganiraho cyane, kuko hari umukozi uri mu ruganda, hari nyirarwo, hari umucuruzi, hari umuguzi, ariko hari n'umuntu ushobora kuba yanyweye produit nyine zidatekanye. None se ni ndubu uba ugomba gushyirwa imbere muri abo bantu nkubwiye? Kagame igisubizo cye rero cyari gisobanutse, ubuzima bw'umuntu imbere cyane. Icyo nicyo gisubizo yatanze. Reka rero tuvemo gatoya twigira ahandi. Hari ikindi kintu cyatumye iki kiganiro kiba kinini cyane, nuko ibibazo byari bitandukanye cyane uyu munsi uravuga kuri football, ejo ukavuga ibinyobwa hagati, ndetse hafi aho ukajya muri Congo, ukajya no mu Banyarwanda bafungiwe hanze, ukagera nyine ibintu byinshi, nyine ukagera no mu bucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Kandi kuri FCFTA Kagame yavuze ko gushyiraho amasezerano byari intangiriro, ariko ko Afurika itarashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje nyine ku muvuduko ukwiriye. Aha niho rero nifuza ko umuntu areka gufata iyi video nk'amakuru gusa, kuko ikibazo ntabwo ari Kagame ko yavuze nyine AFCFTA, sibyo? Ahubwo ikibazo ni kuki Afurika igira amasezerano menshi ariko implementation yazo ishyirwa mu bikorwa ikagenda buhoro buhoro. Kuko tuvuga ngo Africa market cyangwa se isoko rya Afurika, ariko ugasanga umucuruzi ashaka kohereza ibintu mu kindi gihugu, ahura n'ibibazo byinshi n'ibindi. Noneho wa muntu wo hanze wumva ngo Afurika igomba kwishyira hamwe, akwiye kwibaza ati what's actually stopping it, nyine ni iki kiri kubihagarika? Reka tuvuge kuri Congo. Mwese mufite amakuru FDLR, M23, RDC, Rwanda, amasezerano, Doha, Washington. Niba nabisoma byose twabirangiza nkiri kuvuga intro yabyo, cyangwa se nyine ni byinshi cyane. Ariko hari ikintu kimwe nshaka ko wumva, kimwe gusa
Kagame yongeye kuvuga ko ikibazo cya FDLR ari ingenzi cyane ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda, kandi ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibyo rubona bikenewe mu kurinda umutekano warwo. Noneho ikibazo si ukumenya uko yabivuze, twese turabizi ko yabivuze. Yego, ikibazo gishimishije ni niba negotiation cyangwa se ubwo negosiya bikomeje, niki cyemeza ko ikibazo cy'umutekano u Rwanda ruvuga kizaba gikemutse koko? Icyo kibazo wakibaza nawe, kandi icyo ni ikibazo rero gikomeye kurusha intangiriro cyangwa se headline. Hari n'ikindi rero gice gito abantu bashobora kuba baranyuzeho bakirengagiza, n'abanyarwanda bafungiye muri Madagascar. Kagame yasabye Minafet sibyo gukorana n'inzego za Madagascar, ariko nanone avuga ko iperereza n'ubutabera bigomba gukomeza inzira yabyo ndetse nk'uko bigomba. Aha ntabwo rero nashakaga cyangwa se ntabwo nshaka gukora drama cyangwa se ngo ni nk'ikinamico niko nabyita ngo Kagame yarakariye Madagascar. Oya, ahubwo ni akantu kerekana ko icyo kiganiro cyari gifite ibibazo byinshi bitandukanye cyane, kuva ku buzima bw'umuturage hano mu Rwanda kugeza ku banyarwanda nyine bari mu mahanga cyangwa se bari mu bindi bihugu. To be honest, ikintu cyatangaje kuri iyi press conference uko Kagame yavuze ibintu byinshi, nuko abantu bamwe bagiye kuri topic imwe gusa, nyine ugasanga umwe ati Kagame yavuze kuri football, undi ati Kagame yavuze ibyuma nyine bya ibi byuma baciye, undi ati Kagame yavuze kuri Congo Scovia we yabaye iki, nyine ugasanga buri wese ari kureba inkuru ashaka kumvamo, kandi bose baba bafite ukuri n'ubundi mwari muri mukuri, kuko ikiganiro cyari kinini cyane. Ngicyo rero nashaka gukora muri iyi video, ntabwo ari ukukubwira ibyo wumvise nyine kuri uriya munsi, kuko ushobora kujya kuri YouTube ugasanga abantu benshi bamaze kubivuga. Nashaka ahubwo gufata utuntu two hagati mu kiganiro, nk'uko mwabyumvise ibibazo byari bifite meaning, ibisubizo byahinduraga direction cyangwa se direction y'ikibazo, ndetse na moment cyangwa se utuntu twibihe nyine abantu bashobora kuba bararebye bakanyuraho gake gake. Noneho ndashaka kukumva rero muri ibi byose niki cyagutangaje cyane, Scovia na Minisitiri, football, ibyuma, Congo, cyangwa hari ikindi we wabonye muri ya press conference nge ntabonye? Andika hasi muri comment, ndashaka kumva icyo wabonye muri comment. Bye.